Eh, Dushimye Imana cyane duhaye umwanya mwiza wo kwiga izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Urakoze cyane data wera utuye mu ijuru ryera, tugushimiye ibyiza uko bukeye nuko bwije, n'ubundi tubyukirije ku ijambo ryawe. Urakoze kuko twongereye kubyukira kuri iyi soko y'ibyiza, uhabwa icyubahiro. Twebwe abahaye kurama turi abantu nyantege nke n'abanyabyaha, tubabarira ibyaha byacu byose, imbabazi zawe zitubeho, amazina acibwa mu gitabo cy'ubugingo. Ngaho duhe kumaramaza mu byiza, uzaduhe n'amaherezo meza twese mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana cyane duhaye kubaho, tukaba tugeze muri uyu mwanya duhumeka, twavanga izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kurebera hamwe ni ijambo ritubwira ngo icyaha n'ingaruka zacyo. Icyaha n'ingaruka zacyo. Niba hari ikintu kiryohera abantu ni icyaha, ariko ngo gitangira kiryoshye kigasoza gishariye. Ubwo niko icyaha gikozwe. Ibyo byasobanuwe neza mu cyigisho cyo muri Yohana 2, ubukwe bw'Ikana, aho umusangwa mukuru bamushyiriye icyo kunywa, arangije aravuga ngo abandi batangiza iziryoshye bagaritse uzibishe, ngo naho weho watangije iziryoshye uheritse iziryoshye cyane. Hari harimo umugani ukomeye. Kubanza iziryoshye ugaherutse izibishe ngo ni ku isi itanga n'impano zayo. Isi nuko imeze, ngo utangira wumva ari byiza ubikunejeje binyuze kamere yawe, ubwo ni ibyaha nyine, ariko bikazasoza bishariye winuba ubona ingaruka. Uko niko icyaha kimeze, ni ku isi imeze n'impano zayo. Naho impano z'ijuru zo ubwo ni gukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda Imana, ngo bitangira ari byiza bikazasoza ari byiza cyane, kuko bigutuma nawe ukundwa, bikakuzanira inshuti, ukaba neza, bikagutuma umererwa neza. Mbese gukiranuka ni byiza. Ubwo rero ibyo dukwiriye kumenya ko icyaha kigira ingaruka, naho ubukiranutsi nabwo bukagira ingaruka nziza, icyaha kikagira ingaruka mbi. Tugiye kurebera hamwe ijambo ritubwiye ngo icyaha n'ingaruka zacyo. Kugira ngo tuze kubyumva neza, turabanza dusome iri somo rikurikira mu gitabo cy'Imigani. Hatwereka mu gice cyaho cya 11, hatwereka ko iyo ukiranutse burya niweho bigiraho umusaruro mwiza, niyo ukoze ibyaha niweho bigiraho ingaruka. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 11. Reka dusome aya magambo, ndetse no mu mubwiriza harabivuga. Reka manze usome mu Migani igice cya 11, haranditse ngo, ndahera ku murongo wa 3: gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'abariganya buzabarimbura. Ntiwumva ko umuntu yiha kuriganya, kurimanganya, nawe bikamukoraho? Ubwo ni ingaruka zabyo. Uriba bagufata, ibihano bikakugeraho. Hari n'igihe ubiruhira, wamara kubibona n'ubundi ugahora uhangayitse, wasanga babimenye. Uko byagenda kose icyaha kigira ingaruka. Niyo mpamvu bakomeje berekana ko umunyabyaha n'umukiranutsi ntabwo bahuje icyerekezo, nta nubwo basa. Mu gitabo n'ubundi cy'Imigani igice cya 10 umurongo wa 5 hari kutubwira ngo, gukiranuka k'umuntu uboneye kuzamutunganyiriza inzira, ariko umunyabyaha azagushwa n'ibyaha bye. Urumva ko nubwo yabikoze anezerewe, ariko amaherezo biramugushije. Si icyo gusa, gukiranuka kw'abatunganye kuzabarokora, ariko abariganya bazategwa no kugira nabi kwabo. Umurongo wa 7: iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Urumva ko niyo umuntu yaramira mu byaha, ariko iyo apfuye, ahasigaye kaba kabaye iherezo ry'abariryo, abarindiriye kuzarimbuka byonyine. Nyamara umukiranutsi we abarindiriye ubugingo buhoraho. Umukiranutsi akizwa amakuba, ni umurongo wa 8, nyamara umunyabyaha agasubira mu kiguki. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi we azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima, nyamara iyo umunyabyaha apfuye, impundu ziravuga. Uko ndi kubereka ko ibyaha ntacyo bimaze kiretse gushakira ibibi nyirabyo. Mu by'ukuri ntacyo bimara. Niyo mpamvu ijambo riri kwerekana ngo umukiranutsi we gukora ibyiza bifite icyo bimarira abantu, bikagira icyo bimarira rubanda, nyamara iyo umunyabyaha apfuye, impundu ziravuga. Umurongo wa 11: umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru, ariko usenywa n'akanwa k'umunyabyaha.
sebwo ntimwumva ko biba biremereye? Niba umukiranutsi atuma n'aho atuye habwa icyubahiro, ahakorera ibyiza, atanga ibyiza, hazwa ibyiza, umunyabyaha we umudugudu uhoramwo urusaku, ugahoramwo induru, ugahoramwo amahane, ugahoramwo ibihombo, ugahoramwo inkuru mbi bitewe n'ibyaha yakoreyemo. Urumva ko ibyaha ntacyo bimaze. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo burya ibyaha ni ubugome. Ibyo muzabisoma mu rwa mbere rwa Yohana igice cyaho ni icya 3, barabisobanuye neza, berekana ko icyaha ni ubugome. Nyamara kandi ibyo abantu ntibabyumva, ariko niba bavuze ngo ni ubugome, imvugo ubugome irumvikana neza. Ni urwa mbere rwa Yohana 3:4 haravuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Urumva ko niba imvugo ubugome abantu bazi ko ari mbi, iyo bakwise n'umugome baba babona rwose ibyawe byarenze igaruriro. Nyamara Bibiliya irasobanuye ngo icyaha ni ubugome. Urumva ko icyaha ni kibi aho kiva kikagera, ndetse ubundi bongeye kugiha ubusobanuro berekana ko ngo icyaha ari ukwica amategeko. Rero icyaha gifite icyo gitwaye nyiracyo. Nubwo wagikundwakaza, nubwo wagishyeshyenga, nubwo wakiryohereza, icyaha gifite icyo gitwaye nyiracyo. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'umubwiriza. Ugikora niwe kigiraho ingaruka. Mbese ubwo uwagira ngo yumve neza icyo ibi bivuze, yavuga ati ariko kubera iki wa mugani umuntu ahitamo kwigaragura mu byaha aho biva bikagera, akabiyoboka, akabyizambaguzamo, bimwungura iki? Nta nyungu y'icyaha kiretse kuguhombya, nta nyungu y'icyaha kiretse kuguhindanya, nta nyungu y'icyaha kiretse kugutera icyangirire. Ibyo muzabisoma mu gitabo cya Yobu igice cyaho ni cya 35. Mu by'ukuri iyo umuntu akoze icyaha, ingaruka niwe zisubiraho, niwe zigeraho. Muzabisoma ku muhere ku 6. Haranditse hagira hati, niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye. Iyo ukoze icyaha ntacyo uba utwaye Imana. Oya, ibyo mubyumve. Hari igihe benshi bibwira ngo bari kurwanya Imana. Oya, kwiga wigaragura mu byaha ukaba inshuti yabyo by'uburyo bwose ntacyo bimaze, ahubwo si ingaruka zigera kuri indi. Ndasoma Bibiliya muri Yobu 3:5. Niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye, kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo biyitwaye iki? Niba uri umukiranutsi se hari icyo uyihaye, cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumumarira. Iyo ukoze icyiza bimarira umusaruro mwiza ugera kuri bagenzi bawe. Wakora ikibi ntabwo Imana hari icyo yitwaye, ntabwo Imana hari icyo yipungurizaho, ahubwo ingaruka zigera kuri wowe no ku baturanyi bawe no kuri bagenzi bawe no ku nshuti zawe no ku bakubona n'abakumva. Urumva ko umunyabyaha atera ibihombo muri rubanda, yihereyeho atibagiwe n'abandi. Noneho icyaha ni kibi. Reka wenda tugihere mu mizi, mu ntango yacyo. Cyahereye mu ngobyi ya Edeni. Byatwaye iki? Reka tubaze Bibiliya icyo itubwira. Mu by'ukuri Imana yari yabwiye umuntu yamaze kurema, icyambere yari yaremwe ku ishusho y'Imana, ngo aremwe afite imico mbonera, aremwe akundwa n'Imana n'ibyaremwe. Ibyo niko biri, ngo yaremwe akundwa n'Imana, akundwa n'ibyaremwe byose birimo n'inyamaswa, kugeza ubwo ngo inyoni zagurukiraga ku ntugu za Adamu nyuma yo kuremwa, zikumva zirenezerewe, nawe akazibona nk'imitako. Inyamaswa zegeranaga nawe, yaba intare zikarishye, ingwe n'ibindi bisimba bikomeye. Ibyo byose bigashikirana n'umuntu, nta cyabonaga ikindi kibangamye. Ariko nyuma y'icyaha birahinduka. Ariko icyaha muri kureba, nyirabayazana w'icyaha ari we Satani, ngo iyo agiye kukigukoresha abanza kukubwira ibintu bikurikira. Ni Itangiriro 2:15. Haranditse ngo Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. 16. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Mu by'ukuri Imana yerekanye ko icyaha kigira ingaruka kandi zishaririye mwene muntu. Ariko niyo mpamvu itahisha umuntu amubwira uti, umunsi wishe itegeko nguhaye
umunsi wariye ku giti nkubujije no gupfa uzapfa. Nyamara ibi byari ukuri kuko Imana itabeshya. Nyamara ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo inzoka nayo irazinyuranya n'icyo Imana yavuze. Ahubwo muzasoma mu gice cya 3 haranditse ngo inzoka, mpereye ku murongo wa mbere, Itangiriro, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Uyu murongo utwereka ko mu by'ukuri umuntu arasobanukiwe, umuntu azi ibyo Imana ishaka, umuntu azi n'ibyo Imana ikunda. Ariko Satani yica ubwenge bw'umuntu akamwereka ko byo ntacyo bivuze. Niyo mpamvu ku murongo wa 4 handitse ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Maze kuko igishuko cyumvirwa vuba, icyaha kiryohera abantu, ako kanya ngo umugore yumva icyo giti ni cyiza, arasoroma aryaho, arangije ashyira n'umugabo we. Ingaruka batangira kuzigotomera. Ako kanya abari bambaye ubwiza bw'Imana, baremwe ku ishusho y'Imana, bashyikirana n'amatungo, bashyikirana n'inyamaswa, bashyikirana n'inyoni, banezerewe, nta kibabaje bazi icyiza gusa. Ako kanya bamenya ko bambaye ubusa. Bamenye ko bambaye ubusa, urwango rwanga Imana ruratangira, ruhunga Imana ruratangira. Kuko muzasoma muri Bibiliya ngo ako kanya Imana yagiye kubagendera muri Edeni, ngo bumvise imirindi y'Uwiteka barahunga. Imana ihamagaye iti kubera iki mutangiye kwirukanka? Ati twumvise imirindi yawe kuko twambaye ubusa turahunga. Mu by'ukuri abari bambaye ubwiza bw'Imana, muzasoma muri Bibiliya ngo batangira kwidodera imyambaro y'ibicocero ikozwe mu bibabi. Urumva wari wambaye neza akambara ibyenda bicitse, yarangiza aganira n'Imana agatangira akayihunga. Icyaha gishyira umunyabyaha kure y'Imana, icyaha kirakwandagaza. Yari yandagaye. Izo ni ingaruka z'icyaha. Ni by'ukuri ikikubwira ko yandagaye, uzakurikirana inyamaswa zaramubonye ziramuhunga, izindi zumva zamurya. Niyo mpamvu na bugingo n'ubu ubona imbwa ukiruka, wabona inzoka mukarwana, intare yo ntiwahangara, imbogo uyibonye umwuka ukuvamo itarakugeraho, nta kindi kibiteye. Izo ni ingaruka z'icyaha. Noneho umunyabyaha niwe ugerwaho n'ingaruka z'icyaha. Reka manze mbere, kuko icyaha cyagiye kigira umuntu wari mwiza akaba mubi, maze mubirebe neza. Mu gitabo kimwe cyitwa Ihumure ry'Abizera, reka mwumve uko icyaha cyagenje umuntu. Burya ngo umuntu akimara gucumura, ni paje 45, ubwenge bwe bwatandukanye n'ibyiza, ahinduka umuhanga wo gukora ibibi no kubihimba. Umuntu wari umuhanga mu gukora ibyiza abaye umuhanga mu gukora ibibi no kubihimba. Kandi koko urebye ukuntu abantu abahanga mu gukora intwaro za kirimbuzi zitazabazanira ku burame bwabo, zitazaba bongereraho na gato, hari n'igihe zimwica ariwe zihereyeho, ariwe wazicuze, akaba ariwe wazicisha bwa mbere. Kuko umuntu wishakira n'urupfu, umuntu agakora intwaro za kirimbuzi akaba ariwe baziyicisha. Urumva ko icyaha ni kibi. Mbese mu muzi wacyo umuntu ashobora kugira ubuhanga bwo gukora ibi no kubihimba, akaba ari niwe uzasogongera ingaruka. Umuntu akimara gucumura, ubwenge bwe bwatandukanye n'ibyiza, ahinduka umuhanga wo gukora ibi no kubihimba. Isoko y'ibyiza irakama, asigarana ubuhanga bwo guhakana n'ibyo yakoze, gushaka urwitwazo, kwiyoberanya ngo batamenya ko ari mubi, uburiganya bwo kugirira abandi nabi, guhunga Imana no kwanga ukuri no kwanga abamurusha gukiranuka, ndetse no kwiciraho iteka ry'uko atashoboye gukiranuka. Ngibyo bimwe mu byo twasigiwe no gucumura ku Mana. Uyu musaruro ni mubi. Wahora ahinga agasarura atya ntacyo aba amaze. Mu by'ukuri abarutwa n'uwaretse gukora. Nawe ibaze, umuntu akimara gucumura ngo yabaye umuhanga wo gukora ibibi no kubihimba. Hari igihe abantu biratana ubwo buhanga, kwiyoberanya ngo batamenya ko ari mubi, kishushanya kandi wangana umuntu ntamenye ko wangana. Ibyo byose abigeraho. Gushaka urwitwazo, kwiyoberanya ngo batamenya ko ari mubi, umuntu ufite uburiganya bwo kugirira abandi nabi, ndetse no guhunga Imana no kwanga ukuri
neza neza, kugeza ubwo umuntu rwose yumva Imana atayishaka, akumva yanga ukuri, ndetse akanakurwanya, akarwanya n'abakuyobotse. Ibyo nibyo byibereye mu isi, ni ingaruka z'icyaha. Niyo mpamvu umeze utyo, niyo mpamvu uteye ityo. Rero izi ngaruka z'icyaha ni wowe zigeraho. Niyo mpamvu iyo ucumuye ntacyo uyitwaye, wowe bigiraho ingaruka ni wowe na mugenzi wawe. Ibyo dukwiriye kubimenya neza. Gusa kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari igihe abantu babona badahise bagerwaho n'ingaruka ako kanya, nubwo hariho n'izihita ziza ako kanya, bakibwira ngo icyaha ni cyiza. Oya, amaherezo kizasoza gishaririye. Ibyo tuzabisoma muri Bibiliya mu gitabo cy'Umubwiriza, hatubwira ko impamvu abantu bigundirira ibyaha ni ikurikira. Ni igitabo cy'Umubwiriza, igice cyaho ni icya 8, ndasoma mpereye ku murongo wa 11, haranditse ngo kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibyaha. Ukabona rwose abantu bari kubigiramo umwete, abanyabyaha ni benshi, yemwe ahubwo umukiranutsi niwe wanzwe, ntakunzwe, ndetse ngo abakora ibyiza bashize no mu isi, ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ariko abanyabyaha buzuye isi. Noneho bakibwira ko ari uko bizahora, nyamara Bibiliya yatubwiye ngo kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma abantu ahubwo bumva rwose binangiriye mu gukora ibyaha. Turagenda twerekana ingaruka zabyo. Mu by'ukuri urangana bakakwanga, waba umusinzi ingaruka zikakugeraho, waba umunywatabi ukazarwara ibihaha, waba umunyarugomo bakagutinya, ariko n'ubundi ukazahomba ibyiza bari kukugirira. Icyaha ni wowe kigiraho ingaruka bwa mbere, ibyo ukwiriye kubyanga wabyemera. Turagenda tubitangaho ingero. Iza mbere twatanze ni Adamu na Eva. Abari bambaye neza nta soni bafite, basigaye bambaye ibintu bicitse. Ubwo se wakubwira ngo ujye wambara ibicitse mu muhanda wabigizemo uruhare kuko wayibyawe, uzi ngo bagushima barakugaya. Uwashyikiranaga n'Imana atangira kuyihunga, ubwo ni ingaruka zari zigeze ku munyabyaha. Mu by'ukuri umunyabyaha agerwaho n'ingaruka z'ibyaha bye, ibyo muzabikurikirana. Umuntu aba umusambanyi, yarangiza n'ubundi ingaruka akaba ari we zigeraho. Ibyo muzabisoma muri Bibiliya. Reka mbisome, nsomye umurongo ukurikira mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho ni icya 6, igice cyaho ni icya 6, ku murongo waho wa 26. Umuntu aba umusambanyi, ingaruka akaba ari we zigeraho. Biranditse mu Migani 6:26, haranditse ngo kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye? Cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho n'igihano. Ijambo ry'Imana uko ritubwiye, ingaruka niwe zigeraho. Mu by'ukuri baravuze ngo maraya arakenesha, kandi nibyo koko. Ubu indaya utwari kugaburira umuryango wawe ikatwirira, umugore wawe n'abana bakabura mitiweli, bakabura y'ishuri, maraya yayamaze. Nawe ubwawe ukabura umwambaro mwiza, maraya yawumaze. Niyo wawubona agahinda ugatera uwo washatse, n'ubundi agapfa imburagihe. Kuko hari igihe iminsi yo uhora mu gahinda ntugire ngo azarama, iyo kageze mu mitsi yumva ararwara, kagera mu mwijima ukarwara, kagera mu ngingo zitandukanye, niyo kageze mu ruhu rurarwara. Ugasanga ibirwara bifasha umuntu ahantu hose, amaherezo wava kumushyingura ukavuga ngo Imana yakugomwa uwo washatse, nyamara ngo ari agahinda wamuteje, kandi aho ingaruka zinakugezeho. Icyaha kigera ku ngaruka. Niyo mpamvu bavuze ngo maraya arakenesha, umuntu agasigara ku gasate k'umutsima. Icyaha ni wowe kigiraho ingaruka. Ibyo ni ukuri. Mu by'ukuri si n'ibyo gusa, gitera n'indwara. Ubu musambanyi warangiza indwara zikakugeraho, ni nyinshi zitandukanye, yaba ubwandu bwa sida, yaba zamburugu, yaba imitezi, yaba n'ibiki, n'ingaruka zigitabura kugera ku bawe, ubukene n'ibindi, n'igisebo no kwandagara no kunosherana inzara, ngo dore cya kindi gitwaye umugore w'abandi, dore wa wundi wafashe ku ngufu akana k'abandi, dore wa wundi mu by'ukuri wateye inda uriya, dore wa wundi wihakanye uwo yasambanye nawe.
akihakana n'umwana we, ni ingaruka nawe ukagenda ubebera, nubwo Satani avuga ngo ihanganire isoni riterwa n'ibyaha, ariko ntunabura gukorwaho. Rero ibyaha bigira ingaruka kubikoze ndetse no ku bandi. Urangana nawe bakakwanga, nibyo waba umunyamahane nawe bakagutera amahane, wavuga nayo nawe bakakubwira nabi, wakwifuriza abantu ibi nawe bakabikwifuriza. Mu by'ukuri wakwigira igihararumbu nawe bagahora bagutega imitego. Mbese uko byagenda kose nta munyabyaha ubura kugirwaho n'ingaruka z'icyaha. Reka wenda mbibereke mu by'ukuri mbisomye. Reka mbereke iyo wangana, wabuze urukundo, wanga uwo washatse, wanga uwo wabyaye, wanga abaturanyi, wanga abantu, wanga aho mudahuje ubwoko, iyo wangana niwe ingaruka zizageraho. Reka mwumve uko ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cy'Urugo Ruhire umuzingo wa 2:96 haravuze ngo uwabuze urukundo arya ibye yihishe, akabikora yikanga imirindi y'abaje kumusaba. Si ubwo bwoba bwo kuba gusa uri umunyamwaga, utagira urukundo, uri igisambo, uri umunyamururumba, ntabwo wumva ko nawe butuma uhorana ubwoba mu mutima? None sinzi wibwira ngo ubwo bwoba mu mutima ntibuzakugiraho ingaruka? Uwabuze urukundo arya ibye yihishe, akabikora yikanga imirindi y'abaje kumusaba, akarya wenyine atabuza basangira, akaryoshye kamunyaga inshuti, maze umutima utishimira abandi ukamubera mugenzi we, mu maso hadakeye nicyo kimenyetso kimutandukanya n'abandi, kandi aba yaragihawe na dayimoni utera amahane. Iyo ananiwe guha abandi ibye, biribwa n'imbeba n'abajura badateze kumushima. Ntabwo yungutse, ntabwo imbeba zamushima, ababyiba ntibamushima, abanyazi ntibamushima. Ni ingaruka zinagera ku munyabyaha, maze intekerezo zimukumbura zikaba mbarwa. Izo ni ingaruka. Ubuze urukundo ababuze byose, kandi ababuze ubwiza budasazishwa no kurama. Iyo uwarubuze apfuye, intumbi yiherekezwa n'abagenda bayihema, kuko abo bantu babona ntacyo bahombye. Baravuga bati nuwe ntacyo yari amaze muri rubanda, ntacyo yari amaze mu nshuti, ntacyo yari amaze mu bavandimwe, bakumva nta gihombo. Banza umenye ko utagira urukundo arinda asaza atanyuzwe. Naho umuntu upfuye anyuzwe kandi akundwa abapfanye amahoro, kandi ibyo yakoze bisigara mu cyicaro cye, bigatunga abasize n'abamukunda, kandi agahinduka icyitegererezo cyiganwa na benshi. Gusa icyo twari tugendereye ni ukwerekana ko icyaha niwe kigiraho ingaruka. Nani ko ijambo ry'Imana ryatubwiye, iyo ukoze ibyiza ntacyo uhaye Imana, n'iyo ukoze ibibi ntacyo uyitwaye, wowe n'abantu n'abaturanyi n'abavandimwe nimwe musogongera ingaruka zacyo. Icyaha muri kureba kiragenda kavuga uti njyewe mpisemo kuba umusinzi, nani wowe uzasogongera ingaruka zabyo. Ukavuga uti mpisemo kuba umunyamahane, uzasogongera ingaruka zabyo. Uhitamo ubusambanyi, ugasogongera ingaruka zabyo. Mu by'ukuri ibi byose niko byanditse. Reka wenda ngende mbaha ingero zimwe na zimwe. Iyo dusoma muri Bibiliya tugasoma ku cyaha cy'ubusinzi, benshi bishimira, nta nibo kigiraho ingaruka. Muzabisoma mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho ni icya 23. Imigani igice cya 23 umurongo waho ni uwa 30. Icyaha ni kibi kandi ingaruka ziguheraho wowe ugikundwakaza. Imigani 23 umurongo wa 23 haranditse ngo, nyako umurongo wa 30 haranditse hatubwira bati, reka mpere ku murongo wa 29. Ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu. Mwumvire ijambo. Ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu, ninde utukuza amaso. Nabarara inkera n'abagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura, igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka, igatema nk'inzoka y'impiri. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. Nukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge, ukavuga uti bankubise nyamara ntacyo mbaye.
bampondaguye kandi sinumvise, ndakanguka ryari ngo nongere nje kuvumba. Iri jambo riteye ubwoba. Ni incyuro, ninde urara inkera, ninde utaka, ninde ufite intonganyiwe. Ibyo byose ni ingaruka zikugeraho bitewe no kwimakaza icyaha. Ku cyaha cy'ubusinzi nacyo cyamaze kubona abayoboke, gusa icyaha cyose kigira ingaruka zacyo. Waba kwanganuye uzabona ingaruka, yaba ubusambanyi ingaruka twazibonye, yaba kwifuza ibibi ni hahandi, gukorera abandi nabi ni hahandi, yemwe yaba kwica nawe uzicwa. Nuticwa n'umuntu Satani azakwikurira mu mwuka. Ibirwara birahari, impanuka zirahari, wica abandi nawe bakakwica. Ntawe utagirwaho n'ingaruka z'icyaha kandi ugapfana n'ibyaha byawe. Mbese icyaha ni kibi mu muzi wacyo. Uratana ugasigara abana bawe bababaye, bavuga bati turi imfubyi, bakagira ibirwara bibafata bitewe no guhahamuka no gutekereza ibibi. Ibyo byose ni ibyaha kandi ukabikora wumva unezerewe. Wango washatse nawe akakwanga. Mbese ibyaha bigira ku ngaruka zabyo, nyamara ngo cyagira no ku businzi ingaruka zikakugeraho. Reka mbereke ubwaguke bw'iki cyaha n'ingaruka zacyo. Mu mashusho yose icyaha kigira ingaruka. Iyo bigeze ku cyaha cy'ubusinzi, ari necyo benshi bakirisitura kugeza ubwo bakirengera, ndetse ngo umugabo ni umusinzi, ngo umugabo nuzi gufata agashariye ngo agakarishye. Reka wumve uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri gitabo cyitwa Akira Inararibonye mu cyiciro cya 12. Harimo amagambo akomeye. Haranditse hagira hati, reka mbere ku rupapuro rwa 61, haranditse hagira hati: nk'uko bari bamenyereye kwibera mu runywera kuva bakiri abasore, uwitwa Ngufuri na Mutindi noneho bari bageze mu zabukuru, iminsi boga runono, agatama kari karushijeho kubaryohera, uboshye umwana wo nk'umukurira, kandi karimbuye indimi migambi yose mu bwenge bwabo, gahinduka umushinga ukomeye bashoramo igihe n'ibyabo byose. Umunsi umwe kwihangana amasengesho babona ari mu rukerera bavuye mu runywera, bari bataye ishusho ya kimuntu, nta mutima bakigira, bavuga amatakaragasi hamwe n'amakosa atabarwa, ku buryo bibwiye ko noneho atari ibisanzwe ahubwo batewe n'abadayimoni. Barabegera ngo babitegereze neza kandi babaganirize. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze uwitwa kwihangana arababwira ati: bagabo beza, mwari mwazindukiye he ko mbona mwakomye akame? Bavugira icyarimwe: wibaza ibyo ureba kandi wikwijijisha. Twaraye kwa Gahogero. Ku Gahogero ni wa wundi upima inzoga. Twaraye kwa Gahogero, umugabo utega imitego zikijyanamo, ucumbikira abashyitsi ntabasasire, utega izimano ku bazi we, byarimba akabacurika, aricyo cyamukungahaje, akaba mwene Nzabahirimbiza na Nkunduzanye nyirasenge wa Ntampuhwe. Ubu ni Gahogero. Witwa Masengesho we, ubwo ni wa wundi usenga. Aravuga ati aratangaye, burya bwose namwe Gahogero mumuzi neza bene ako kageni. Witwa Ngufuri ni wa wundi wafunze umutwe akanga kwakira ubutumwa, akavuga ati ntabwo nkunda Imana niyo bakamana nzima sinzayijyamo, ati gipagani kingwa neza, nibyo by'Imana bavuga simbishaka. Mwumva uko yasubije: ahubwo se weho umuzihi, uwo ni Ngufuri, ahubwo se weho umuzihi, kwazwi natwe twarahiriye kuzahora tumuteza imbere. Twebwe twagiranye igihango ko buri kagoroba tugomba kumusura. Urukumbuzi rwaba rwabaye rwinshi, n'amanya yose tukamushagara, byarinda tukamutaramira bugacya nk'uku twabigenje. Uwo ni Ngufuri. Agira umugore we Ndoro nziza, mushiki wa Karimi, bakaba bene nta ncenshu yaryo. Kumwikura mu nzara ntibyoroshye, kuko iyo abishatse aranagusasira. Uwo ni Gahogero. Uyu mugore we yabyaye abakobwa 3, Bakunduzanye, Barorukize na Bango wakennye.
uzabirebe iyo wayabuze, hari igihe ujya kuvumba bakakunoshanira inzara, nuko nyine ukandagara bakagutesha agaciro, baturiya ntawura kudoya, niyo mvugo numva bakoresha. Ati barorukize na bangu wakennye, bavukana na musaza wabo ndagucurika, bose uko mbavuze nibo bafasha Bwana Gahogero gukorangiza inzindare, izifite ingwate bakaziha ideni, ku musozo abashiriwe ndagucurika akabaherekesha imigeri. Niko bijya bigenda, polisi ikaruha ijya gukiza abamaze utwe, abanze kwishura amadeni, maze ugasanga ibintu byanze. Uwitwa Mutindi, kuki umenya ibanga ry'igihango? Ababajwe nuko Ngufura bivuze. Akamenya ibanga rya Gahogero, kuki umenye ibanga ry'igihango? Ejo nikikwica cyangwa kikakwima ntuzantakire. Ngufuri wigize umupagani rubebe, wanga Imana n'abayiyobotse. Yewe nuko gusa ndi mukuru, nkaba ntashobora gutatira igihango nshaje, cyane mbitewe no gutinya ko abakuru banseka. Naho ubundi kwa Gahogero nta byiza bangejejeho. Mbabajwe nuko mbimenye naratinze. Bampugije ibyiza birimo kwiyitaho no kwita ku banje, gutegura iterambere ry'ahazaza niteganiriza hamwe n'abanje. Kandi koko nubwo imanuka ikaba yarakujyanye bukwikwi nk'ikimasa bagiye kubaga, ariko nawe uje umenya ko ingaruka zitabuze kukugeraho. Aho ugera iwawe ukigira kiryana, kivugisha ibigambo bibi n'iterabwoba, kandi ari ibyaha wakoze by'uko wayamariye iyo. Aha abana babuze icyo kurya, nayo ishuri babasabye bayabuze, ubundi ntawe ubiyoberwa nubwo benshi babiyobotse. Nyamara ijambo riravuze ngo, arakomeje agira ati, banyibaburiyeho nk'imbwa bavuye gucirira, ku buryo igihe cyose sinca ku ruhande, ndaromboreza intaho ni iwabo. Ndakora cyane nyamara ndi nyakujya, ariko kandi reka ndame igihango mbivuze ncitswe. Nubwo azi ingaruka z'ubusinzi n'icyo Gahogera mutwaye, ariko aravuze ngo ntiyapfa kumuhemukira. Uwitwa Kwihangana arababwira ati, ko mbona se Gahogero mumuzi neza, abarindagize bene aka kageni gute? Uwitwa Masengesho nawe ubwo ni wa wundi usenga yungamo arababwira ati, nanjye nongereho mudusubirize rimwe, nigeze ngenda kwa Gahogero igihe gito, ariko ibyo yankoreye byatumye nandagara ndahomba, none ko agahinda yanteje ntazakibagirwa, nkaba mporana ipfunwe n'ikimwaro by'uwo mwanya muto gusa. Ni iyihe nyama ibamara ubwoba mwariye ituma mukomeza gushora ahatunguka, kandi nkaba ndi kubona nta soni mufite cyangwa imyanzuro ndakuka yo gutandukana nawe? Uwanga iby'Imana witwa Ngufuri, wa wundi wabaye akahebwe, ati, yemwe koko hataka uwo bubezwe, naho uwo babutwaranye n'akebo ntakoma. Masenge, ubwo koko nawe Gahogero yaraguhombeje cyangwa uri kubyibushya ururimi? Nge na Mutindi, ubwo Masengesho yaravuze ngo nanjye nigeze nsomaho, ariko ndabutswe ingaruka zabyo, ndavuga nti iyobokamana niryo ryangirira umumaro. Uwo mwanya aranzura, areka ibyo bisindisha bitabura kumugiraho ingaruka no kube arangije abivamo. Undi rero ati, se nawe byakugizeho ingaruka cyangwa ushaka kubyibushya ururimi? Nge na Mutindi, Gahogero yatwigirijeho nkana, nk'uko mubizi ko urujya kwica imbwa ruyiziba amatwi, nawe yabanje kutwica amatwi, tubura inama z'uwo ari we wese, cyane cyane iz'abacu kandi beza. Barakugaya bakagusuzugura bati, mumureke yamaze ibye, yamazize, yanyunyuje abe, yakenesheje abe, yarabariye arabamara, none barabizi. Ati, yabanje kutwica amatwi, tubura inama z'uwo ari we wese, cyane cyane iz'abacu kandi beza. Bwa kabiri, atunyaga kuryoherwa n'ibyiza, atugusha mu ishyano ry'abita ikibi cyiza n'icyiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Ni Yesaya igice cya 5:20. Yaratwoheje aratubwira ko dukaze, natwe twishuka ko dukaze tugabiza idahari. Yaduhinduye inzindare
maze tubyokoza abo tubyaye, kandi atuza kubaha uburere bukwiye. Kubera ko yikundira abigira imishinga mike hafi ya ntayo, kubera ko yikundira abagira imishinga mike hafi ya ntayo, abareba hafi n'abadategereza akazaza ejo, n'abadategera akazaza ejo, byadusabye kuba uko ngo dukunde tumubere inshuti, adufungiranira iwe, turamukorera karahava. Uwo ni Gahogero. Ntahemba, ntawashima, maze dutindahara dutyo. None nawe urivugishwa ngo yaraguhombeje, cyangwa uraduca umugani, ariko ndama igihango da, ni munywanyi wanjye. Urumva ko nubwo bazi ko ububi bwabyo, ariko kwiyarura birabananiye. Uwitwa Mutindi wavuze byinshi bibi ku gihango cyacu, reka njye nicecekere. Wibagiwe n'ibyiza tuvaniwe. Ibuka umunyenga tubamo iyo turiwe tutaretse n'ikinya adutera, tukibagirwa imibabaro, tugashira ubwoba, n'isi tukumva twayiterura, isoni zikagenda, ntitumwazwe no kwambara inshabari, tukagira igitinyiro, ntihagire uwo mu rugo wahangara kutubaza ubusa. Mvuge ko ari nawe waturuhuye akatubuza kujya mu mishinga myinshi iruhanya, ngo turategera akazaza ejo. Njyewe rero singiye guhemukira igihango, harakabaho Gahogero. Mu by'ukuri mwumva icyo kivugo ngo abatera kwambara inshabari, ngo bakagira igitinyiro bageze iwe, ngo kugeza ubwo bahinguka iwabo ntihagire uhangara kubabaza ubusa, maze abo mu muryango bakihinda, cyane cyane ko ubukene bwo baguye nabi. Nyamara ngo ibyo abenshi banyurwa nabyo, kandi mu by'ukuri ari ikimenyetso cy'ubugoryi, nubwo ingaruka zibageraho, banezezwa no kuzita nziza, bitewe n'uko baba bafite Satani ubakoreramo, ubabwira ngo mwite ikibi icyiza, ahubwo icyiza mu cyita ikibi. Uwitwa Ngufuri, wa undi wanga Imana n'iyobokamana nzima, udakunda Imana n'ab'Imana, aravuga ati nubwo nkorera Gahogero, nubwo mukorera, ariko mukorera ntabishaka, kandi uko umuvuze uko birushijeho kumunyangisha. Simbona ibigwi bye mu byo uvuze, ahubwo ndi kubona ari urugomo yadukoreye, kandi n'abandi beza niko babibona. Sigaho wirata Gahogero. Nubwo uyu yabaye inshuti ye, ariko aravuze ati wimurata. Nk'ubu kumva itangazo rivuye mu ijuru cyangwa ahandi rivuga riti Gahogero avumwe kubera ubukene yateje rubanda. Ni Imigani igice cya 23 umurongo wa 21. Iryo tangazo rivuye mu ijuru. Ni Imigani igice cya 23 umurongo wa 21, haranditse ngo kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Umusinzi n'umunyanda nini bazakena. Uko niko ijuru rivuze, nyamara abantu we ntibabyumva. Gahogero avumwe kubera ubukene yateje rubanda. Nafatanya n'abandi kuvuga ngo amena. Uwo numaze kumenya neza ko ingaruka niwe zigeraho. Uwo ni Ngufuri, wa undi wanga iby'Imana n'ab'Imana, akanga ukuri n'ijambo ry'Imana, ntashaka kuryiga ngo rimuteshe ibyaha. Ariko ageze haravuga ati nk'ubu nkumva itangazo rivuye mu ijuru cyangwa ahandi rivuga riti Gahogero avumwe kubera ubukene yateje rubanda. Nafatanya n'abandi kuvuga ngo amen. Bikavugwa ko aciriweho iteka ryo gufungwa, kandi abo yazengereje barabohojwe. Nanjye nkabyumva ko babohojwe. Nafatanya n'abandi urugendo rwo kwishimira intsinzi, nkamenya ko isenga anigiramo yatahuwe igasenywa. Naririmba intsinzi, maze nkumva abo yaroze babonye ubarutsa bugashiramo, nashinjagira nkabigendera, kuko naba nkize Gahogero. Burya nabo barabizi ko ari bibi. Mu by'ukuri ntabwo wapfa kubikira, keretse gusa uhisemo nawe kumenya ko icyaha ari kibi, ukayoboka ijambo ry'Imana, mu by'ukuri wakira. Niho witwa Mutindi, dore uko yasubije: nakubonye ubwo utangiye guhemukira igihango, ukifuza kuba mu ruhande rw'abanga munywanyi wacu, ndabona tugiye kuzatandukana. Gusa njye ndashikamye kwa Gahogero. Erega ugomba kumenya ko ndi n'umutware.
ndi n'umutware. Ni nkaho yavuze ngo nabaye imbata, ubutindi ntacyo buvuze, nibushake buzanyomeho, icy'ingenzi ni ukutamuhombya. Inararibonye kubera iki baganiriye bigatinda, byageze aho agatama kabashiramo, birebye uko basa igabo n'ijambo birabaguruka. Ngufuri ahagarara amwaye, naho mutindi we akomeza kwihagararaho, ariko gukomera kwe kwari ntako, kuko igitera umugabo ijambo mu bandi ni icyo amaze, ni ibikorwa by'indashyikirwa yakoze, ni ukuba ntaho yahemutse, ni ubwinshi bw'abo aruhira bahagiriwe bakamuruhukiraho, ni umurongo udaca w'abamushaka kandi bamushakira ubuhoro, hamwe n'amajwi y'urwunge yirangira y'abamushimira aho yabavanye, bakanashima Imana yamukoresheje. Ngibyo ibituma umugabo agira igabo. Abo bavandimwe bombi muri byo byose nta na kimwe cyaranze imibereho yabo. Ngufuri we yari atangiye kubirabukwa, naho mutindi yari yaramaze kunangirwa, nta maso yo kureba yari akigira. Kuva ubwo baratandukana, kandi amakuru ariho ni uko batongeye guhuza icyerekezo, ndetse byashoje Ngufuri ahinduriwe izina yitwa Ebenezeri, bivuze ngo yaratuzahuye kugeza n'ubu. Mu by'ukuri turi kwerekana icyaha n'ingaruka zacyo zitabura kukugeraho byanga byakunda. Ijambo ry'Imana ryatangiye ritwereka yuko ingaruka z'icyaha ngo kuko ingaruka z'umurimo mubi zitinda kuzura cyangwa se gusohora, ngo nicyo gituma abanyabyaha bigumira mu bibi, ariko byanga byakunda nawe zizakugeraho. Ngo ari ukuba abantu bigundira mu byaha, ngo abantu bigundira mu byaha mu gihe cya kera, kandi bugingo n'ubu birahari. Ngo hari ukuntu abantu bigundiraga mu byaha, ngo Imana ibaha amategeko kugira ngo bamenyeshe ibyaha. Irababwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka, wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, wa karindwi uruhuke, wubahe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, mu by'ukuri ntukifuze iby'abandi. Ayo mategeko Imana irayatanga, abantu barayamenya. Imana yatanze amategeko igira ngo abantu bamenye icyaha, kuko icyaha ari ukwica amategeko. Ariko nubwo bakimenye, ngo babonye ingaruka Imana idahise zisohoza, bituma bigundira muri cyo. Ibyo byari byaratumye Imana ibonye abantu binangiye, mu by'ukuri ngo ibashyiriraho andi mategeko. Musoma mu gitabo cya Ezekiyeli igice cyaho ni cya 20, byerekana ko mu by'ukuri niyo winangiye niweho ingaruka zigeraho, niweho ingaruka zigeraho bitewe nuko winangiririye mu kibi. Mu by'ukuri mu murongo wa 25 ngo abantu binangiriye mu byaha bumva icyakozwe. Umurongo wa 25 igice cya 20, nuko mbaha amategeko atababonereye n'amateka atababeshaho, kandi mbandurisha amaturo yabo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mbandurisha amaturo yabo, kuko bacisha imfura zabo zose mu muriro, kugira ngo mbahindure ingegera, babone kumenya yuko ari njye Uwiteka. Burya iyo winangiye ukanga kuyoboka ijambo ry'Imana, ugahitamo icyaha n'ingaruka zacyo, ugahitamo icyaha ngo uhisemo n'ingaruka zacyo. Niyo mpamvu igihe cyageze abantu bavuze bati dushaka ibyaha, inzira igororotse ntituyishaka. Imana iravuga iti noneho uwica undi bari mwica nawe, uwasambanye bamutera amabuye, iryinyo rihorerwa irindi, usuzuguye se na nyina bamwice. Uko niko byagombaga kugenda. Izo zari ingaruka z'icyaha. Ngo icyaha kiguhindura ingegera. Mbese urumva ko bimaze iki? Neza usambanye bakamutera amabuye, uwisha undi nawe bakamwica, wakuramo iryinyo bagakuramo iryawe, wakuramo ijisho rya mugenzi bagakuramo nawe ijisho ryawe. Mu by'ukuri abantu bari barahindutse ingegera. Icyakoze Yesu aje, ayo mategeko ataboneye ayakuraho, ahendahenda umunyabyaha, aravuga ngo wakoze icyaha ajya areba i Karuvari, narangiza ababazwe nuko yakoze icyaha, nanjye nzamubabarira. Nagira ubushake bwo kukizibukira no kucyanga, nzamushoboza kugitsinda. Ariko abantu baranga, barananirana. Na bugingo n'ubu niko bikimeze. Nubwo mu by'ukuri icyaha kitari guhorerwa ikindi, ngo iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rihorerwa irindi, uwasuzuguye se na nyina bamwice, umusambanyi bamutera amabuye, bamutereho ikirundo cy'amabuye bamwice, bikaba bitumye abantu noneho bumva
icyaha kibaye ubusirimu. Oya, ntabwo icyaha ari ubusirimu, ntabwo kikugiriye neza, ingaruka ntizibura kuza. Twagiye tubireba, reka mwumve uko iryinyo rihorerwa irindi muri iyi minsi yacu. Mu by'ukuri iyo ukuyemo iryinyo rya mugenzi wawe na bugingo n'ubu bagushira mu rukiko, ntabwo biba bikoroheye. Hari igihe bakurega, polisi ikagukurubana, nushake umaremo gatatu bitewe n'uko wakuye iryinyo ry'abandi, ntabwo n'ingaruka zikugezeho. Ibyo byose ni ububi bw'icyaha utazabura gusogongera. Nubwo bagufunga bakagufungura, mu by'ukuri baba banagufunze nyine, imishinga yawe iba yacitsemo gato, hari iryinyo rya mugenzi wawe wakuyemo. Kubera iki wumva waba umunyamahane ukumva warwana? Ni ukura mu ijisho ry'abandi, nuko na bugingo n'ubu ingaruka zizakugeraho. Nubwo niwihana Imana izakubabarira, ariko nawe ntibazabura kugufunga ibyumweru runaka, amezi runaka, imyaka runaka, bitewe n'ubugari bw'icyaha wakoze. Na bugingo n'ubu ingaruka z'umunyabyaha zinamugeraho. Wakwica, ukica umuturanyi wawe, ukica umuvandimwe wawe, ukica mugenzi wawe, ukamuhohotera, uko byagenda kose uzabebera, uzahunguje mu kindi gihugu, bazagushakirayo, amaherezo ingaruka z'icyaha zizakugeraho, kandi nawe ntabwo ari byiza. Ushatse wakunda bose, n'ukwanguka mukunda. Erega reka mbibabwire, ingaruka z'icyaha ntizibura kugera ku wagikoze. Uko niko bigenda. Ubu umusambanyi ugata agaciro. Nigeze numva amateka y'umuntu umwe, yari umugore wari umusambanyi, abitangira ari muto, abisaziramo, maze umunsi umwe ababyaye nabo bavukana mu maraso y'ubusambanyi. Niko ihererekanyamurage niko rikoze. Iyo uri umusambanyi ujye umenya ngo nabo ubyaye bazaba abasambanyi, ariko ikibabaje ntabwo uzigera ushimishwa n'uko abo wabyaye ari abasambanyi. Oya, ntibizagushimisha, nazo ni ingaruka zizakugeraho. Noneho umuntu umwe wabigize umwuga agiye kubona uwo yabyaye yatwaye inda, amaze kumva ko yatwaye inda amwirukankaho, ari kuvuga turambwira iyo nda wayikuye. Amwirukankaho, turavuga iyo nda wayikuye. Arangije umukobwa arahagarara, maze ahagarara mu muhanda na rubanda rw'abaturanyi rumwumva, asubiza uwamubyaye nawe azi ko aba mu busambanyi, aravuga ngo mvaho, ntabwo nkurusha gusambana. Ubwo ni umwana uri kubwira nyina, maze nyina ziba umunwa, agenda abebera, akwepa hirya ngo n'abantu batamureba, bitewe n'uko azi ko icyo arimo kuvuga ari kukibuza umwana, nyamara ijambo riravuze ngo mpora abana gukiranirwa. Ibyo muzabisoma, ingaruka zihoraho ku munyabyaha. Mu itegeko rya 2 muri Bibiliya haratubwira ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi. Kubera iki? Iyo bavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, baravuze ngo icyaha ukora kigera no kuba wabyaye, kigera no kuba wabyaye, kugeza ubwo ndetse n'ingaruka zacyo nawe ubwo azakizira ari wowe wagikoze uri umubyeyi. Ibi mubyumve, mubyumvirize. Ntabwo abakristo bataye umutwe, abareka ibyaha ntabwo bayobye, abareka ibyaha bafite impamvu. Ibyo ndabibabwira mbikomeje. Icyaha ukora kigera ku ngaruka z'uwo wabyaye. None iyo bavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, bisobanuye iki? Iyo umwana avutse muri ayo maraso y'umusambanyi, avuka mu maraso y'umusinzi, mu maraso y'umunyerari, mu maraso y'umunyatabi, mu maraso y'umunyamahane, mu maraso y'umuntu wangana, nawe arakura ya maraso akamukurikirana, nawe akazakora ibyo byaha. Uko akoze ibyo byaha ngo niko bimugiraho ingaruka. Ngo iyo atagize amahirwe ngo abyihane, iyo atagize amahirwe ngo arabuko ijambo ry'Imana ngo rimukabakabe, bimurize, wenda asigara arwana na kamere yamubayeho akaramata, ariko afite ako gahinda k'ibyaha. Reka nkubwire ko n'ubundi biramurimbuza. Ntabwo bimurimbuza imbere y'Imana gusa, ntabwo bizamurimbuza imbere y'Imana gusa, ahubwo n'imbere y'abantu bimugiraho ingaruka. Afite iryo hererekanyamurage, ubwo ngira ngo mwaryumvise, nabwo rimugiraho ingaruka, kuko icyaha byanga byakunda kigira ingaruka. Kandi ibyo mwabyumvise na Adamu na Eva bakimara gucumura, ngo Imana yarababwiye ngo gupfa muzapfa nimukora icyaha cyo kurya igiti cyabuzanijwe. Ariko Satani araboshya ati wapi bababeshye. Ni nako abwira abantu bose, ni nawe ukubwira ngo bari kukubeshya. Oya, ntabwo baba bakubeshya. Ngo bidatinze mu kanya nkaho guhumbya, umusore witwa Kayini wari mukuru, murumuna we muto, ngo wanejeje Imana, yatambye igitambo cyemewe n'ijuru. Uwo Kayini yaramuhagurukiye, amukubita ubuhiri mu mutwe, aramukumbanya arapfa. Adamu na Eva
basigatira intumbi batazi ko ari intumbi. Mu minsi runaka babona ibintu byahindutse, baboreye mu biganza, niho bamenye ingaruka z'icyo bakoze, babona n'urupfu rubagezeho. N'ubu turacyarusogongera, ni agahinda duhoramo, ni agahinda uhoramo, ni agahinda muhoramo, ni ingaruka z'icyaha. Ntabwo ubukristo ari ukwibeshya, ubabwira kureka ibyaha ntabwo baba bahemukiye. Mwige amategeko y'Imana, muyayoboke, mwe kuyica, kuko mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuze ngo iyo ukomeje kwinangira ngo ingaruka z'icyaha ngo nuko kwica amategeko y'Imana biguhindura ingegera. Mu by'ukuri twabisomye, kandi koko izo ngaruka ntizabura kugera ku munyabyaha. Rero icyo twari tugendereye kubabwira ni kimwe, ni ukumenya icyaha n'ingaruka zacyo. Ntabwo icyaha ari inyogosenga, icyaha si so wanyu, icyaha si nyokoromero ushaka uzakizibukire, kigutera icyangiriro, gitera ipfunwe, gitera isoni uwagikoze. Ibyo niko biri, gitera isoni uwagikoze, nubwo utangira kikunejeje ariko giherutsa kikwandagaje. Ngibyo ibirwara kubera icyaha, ngiyo stress kubera icyaha, ngubwo ubwo buhoramo kubera icyaha. Mu masura yacyo yose icyaha ni kibi. Ibyo twabisomye. Noneho icyiza ukwiriye kumenya ni ukuvuga uti ni ukwanzura nawe ukiga kumenya Imana, kandi kwiga kumenya Imana ni ugutandukana n'icyaha n'ingaruka zacyo. Uzakora ibintu bikurikira, n'ugeze kuri iyo ntambwe niho tugiye kurangiriza. Mu by'ukuri nugira amahirwe ukamenya icyaha, ukwiriye kumenya ko icyazanye Yesu ni ugukuraho icyaha. Icyakoze icyo tuzi neza, ntabwo yaje gukuraho ingaruka zacyo. Noneho ibyo bikwiriye gutuma mu by'ukuri tusobanukirwa na Yesu n'icyo atumariye. Burya Yesu uyu muri kureba, nubwo uri umunyabyaha ukanabyiratana, ukanishongora, ukumva nta n'icyo bigutwaye, ijambo ry'Imana riravuze ngo nabwo ni Yesu kugirira neza, ushatse wakabakabwa. Burya ubuntu bwe nibwo butumye ukomeza kubaho. Wagombye guhita urimbukiraho, ariko Imana iravuga ngo sinzaca iteka vuba. Nazanye Yesu kugira ngo mu by'ukuri abanyabyaha nabo bagira umwanya wo kwibaza, maze Imana ishyiraho ubuntu ngo buzagufashe. Ubuntu ni iki rero? Ubuntu ni umwete n'urukundo Imana inyuriramo ngo igoboke umuntu utabikwiriye. Ingero: kugoboka umukene wayibye, kurinda ubuzima bw'ababi, ukaba uri mubi, uri umugome, wanga Imana nabi Imana, ariko ugakomeza ukabaho, nabwo ni ubuntu bw'Imana bwagukoze gutyo. Kwihanganira uhora acumura, mu by'ukuri Imana ikakwihanganira, ni ubuntu bwa Yesu bwabikoze. Kurinda ubutunzi bw'abanzi bayo, ukayituka ukayisebya uti ntinabaho, ukabyandika mu bitabo, ukabyigisha n'abantu, ukarenga ugahirwa, ukagira n'ibintu, warangiza uti si n'Imana yabimpaye, ninjye wabyigejejeho. Ni ubuntu bw'Imana bukurinze nubwo utabizi. Ni ukurinda ubutunzi bw'abanzi bayo, kugeza ukuri ku batagushaka. Ubu muri kureba nubwo benshi banga ukuri, ariko no kugira amahirwe yo kuba ucyumva ko hariho abakubwira ngo icyaha ni kibi, ni ubuntu bw'Imana bubikoze. Ushatse wabinyuza mu bwenge ukavuga uti ariko Yesu ntakwiriye kuzaruhira ubusa. Ni ubuntu bw'Imana butuma ukuri kukugeraho. Si icyo gusa, ndetse ubwisha itegurira biyemeje kugira abandi nabi, ibisubizo byiza iha abayisenga mu bujiji, koroshya inzira z'abayigana. Ibi byose ni ubuntu bw'Imana. Kwemerera umuntu kugira uruhare mu murimo wayo, kwihanganira binangiye imitima. Rero uzarimbuka azaba apfuye yizize, nta rwitwazo asigaranye ku Mana. Reka muri uyu mwanya ijambo ry'Imana ridufashe, ridukabakabe, ritwereke ko ingaruka z'icyaha ni wowe zigeraho, n'abawe, n'abaturanyi bawe, n'inshuti n'abavandimwe, n'igihugu utuyemo, n'umurenge utuyemo, n'akagari. Noneho zibukira icyaha, uyoboke amategeko y'Imana, uzasoze neza. Imana iduhe imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Amen.